Siva mwana ni kucyangiza umutima wa kinyamaswa. Ugusiga umwana w'umuziranenge nkuriya. Sibwo ko umwana wanjye aracyariho koko. Ubuse basi niba ari habaye hati. Ubuse basi yaje kumenya ko namutaye. Cyangwa babana azi ko ari bo babyeyi be. Basi ababyeyi namusigiye bakomeje kumurera cyangwa nabo baramutaye. Ese niba barakomeje kumurera koko barangiriye neza ubu koko bamfashe gute? Mwana we narahemutse n'ukuri pe. Gusa ntabwo nzi ko umwana wanjye azambabarira. Gusa ndakwingiza uzambabarire nzabona umwana wanjye. Basi nzamubwiza ukuri ku byo nakoze. Ko nanjye ntabwo nari njyewe. Cyane ushaka se kandi ashaka kutinyigikira wowe y'abantu kabingiramo. Asubona tujya tuvugana n'icyo gikuti cyandese iramunamana sinabikugiramo nabirenze no ashaka kubingiramo forumba cyane ako gatinya kubivuga nsabyore nawe unyemeza sana ndagoyera abana nta kibazo nimbona uburyo bwo kuvugana nawe urabizi turi inshuti nawe. Sape so manitse mu rutoki nsanga abakobwa bari kwerekana amabere. Ipapayi. Bagikoze. Sapo sapo. So. Kirakujora nigise. Mano tanyibagize ubundi ibintu bimeze bite wapi sibe numva nikumbure hangova nawe uravuga ase umva mbanze nkubwire Bright hangova nta kuntu ntagize narakubwiye wanze kunyumva narakansorenze nta kintu wigeze uhindukaho aho bigeze tayari ngenda nabiritse tunabyihore ntago nshaka kubyumva nta kundi mane none se kari ko numva ubuzima buntu ahubwo mwana nje hana ari mfite gahunda nshaka kukubaza za gahunda za yanana bimeze nana kagira ingo nshaka kuyigutomaho rero inana ndashaka ngo bibe hejuru cyane imbere cyane koko nanjye ndi reti ndagira ngo umunzanire sibyo atsange hari ya muri karagati niho ngiye gupa muzika ubu ngubu none ari kuzagura akantu mane Sape so kutatubaza se muretse arakamenya nibagiwe komeretse kumva avuga ngo Trina baramwirukanye n'ibyo Trina kagene kuko se Ratimaya wese kagene kuko se ntabwo mbizi tureka tubajije turese kubera ko wenda wari inshuti ye ushobora kuba biza akatubwira naho ngende umugusa ari joke tu Trina se muri abasazi gusa igihe babigiye kuri asembo ntabwo mwebwe mwari muhari. Duwaye rero ikintu gitumye nkuhamagara hari diro nshaka kugushyiramo na feri y'ubumara iraryoshye irimo akantu ahubwo mbwira uri tayari njye ndi tayari niba irimo akantu ko mbona usa nk'umuntu witonda urayishobora aya ntabyo kwitonda nta bwana uri buzane kuko gushyiramo akantu byonyine byari amafaranga ahagije uri tayari cyane rwose ngo genda hatagira umuntu ukubona n'ubu muri iyi minsi ngiye kujya nkuhamagara
ninkurya urwara uzunyitabe gake gake mu ibanga muki muri secret hanyuma dupange deal turi kumwe genda atagira umuntu ukubona umunsi twari twasigaye dore ntabwo tubizi yego shatina ntabwo bamwirukanye burundu gusa nyine bamuhaye ibikoresho ashobora kuzagaruka mu byo kuwa kane w'ikindi none se Grace baba baramuhaye weekend y'iki sha ntabwo yigeze ambwira yarihutaga yapakinze vuba ntabwo yigeze ambwira ariko muzi n'ibindi ndakeka ko bashobora kuba baramwirukaniye gusota igipangu gusota igipangu kuko yarabikundaga cyane kundaga kujya hanze agiye gushaka ibintu shana wamenye andi makuru turamenya nimugoroba nyine twahituriwe ahantu batuzi sha dutegereze ntibituze kumva pe ibintu bimeze biteze ibintu bimeze neza ase maze iminsi ntakubona wari waragiye umburiye sawo nurabona bandimo ni ntembera hano mu kigo rimwe na rimwe sinakubone sinzi banza ari uko nijimye yaho ibyo tubyihorera ahubwo nyine urebye nashakaga kukubwira ko nyine dufite exam nagira ngo ngutira agakayi ibabana cyisinde usobonye mu Kigali nge watirika nanjye ndayikeneye wenda urayikeneye ntago mbizi ariko nyine nyuma ya exam wowe uragenzwa n'iki ko mbona wabuze icyo uvuga nyine buri urebye nagaruka icyo mvuga ahubwo nagushakaga ese muri make wanshakiraga nk'iki Mishu bitese ni byiza turebe meze neza se cameze neza naribi naribi nyine gake meze bitese meze neza ko ntago ari cyane kwese atari cyane shasubizi se uko duherukana ndi kukubwira ndabyibuka nizera ariko ko byaciye n'ibyawe na Bright sha ntago biracamo kubera ko muherutse ndi kubwira ko namukunze ariko urambwira ngo ujye mukorera du surprise rimwe na rimwe ehe none byakugendekeye bite narabikoze ariko ngapanga no kubimubwira nkamutinya ntabwo nigeze mbimubwira ndaza nuko buriya rero nahoze ngushaka kenshi cyane ubu n'ubu ngubu nagushakaga ahubwo nanjye nyine nakubajije ngo uranshakira iki nyine urebye nagira ngo nkubwire ko kugira ngo mbwire ko iki nagira ngo nkubwire ko buriya utize neza ntabwo byavamo waza gutsindwa exam ndabona ntacyo ufite cyo kumbwira wareka nkagenda nyine ushaka kugenda wagenda nta kibazo ariko nyine nshakaga kugira icyo nkubwira nyine nanjye nakubajije ngo icyo ushaka kumbwira ni iki nuko urega wowe utari kunyumva neza nyumva neza nkubwire nyine mbwira ndi kukumva biba binjya ku mutima iyo bifashe nkabona nago ego ko ndabona ntacyo ufite cyo kuvuga wareka nkagenda
nta kibazo ariko buriya twaza gusubira ndagukeneye cyane nshaka kukuvuga nimba nkufitiye umwanya ndazi sawa nta kibazo mutinya mutinya kubera ko ndakurambiwe oya nukuri reka nkubwire urabizi ko nakubwiye ko nzagerageza noneho hari igihe mpanga kubimubwira nawe ngiye kubimubwira navuze uyu munsi ndamushaka mbimubwire ubwoba bukaza bikarangira ntabimubwire umva rero hari akandi kantu utazi uzi neza ko Trina bamwirukanye none ndashaka ko Trina azaza agasanga wowe na Bright mwarafatishije. Are you sure? Yes. Trina ntabwo ubu ngubu ari mu kigo cyane rwose. Wow, mbonye hano mpita mfatira. Hari igihe kuko hari igihe napangaga kugira ute kubimubwira ngasanga ari kumwe nande na Trina. Ukamutinya? Nkahita mutinya. Okay, birumvikana rwose ntago wagenda bari kumwe. None se Tracy, Karame, nta kuntu nagutuma. Nta kibazo rwose ndatumika. Kubera ko wowe ukunda kuba uri kumwe na Bright. Yego. Noneho kubera ko mukunda kuba murimo kuganira cyane, nta kuntu wazanzana mu kiganiro murimo kuganira ukumva ukuntu we ku giti cye anyumva cyangwa se amfata. Shamishu, urabizi kuri inshuti yanjye ntacyo nagukorera pe. Ibyo nzabikugeragereza. Numve Bright amagambo amuvamo. Wow, ni byiza cyane. Ndaza kumwinjirira numve sose ni mumeko ye hanyuma nkukorera imiti nk'umuntu w'umusaza kabisa. Naho mundi ibintu bijanye n'inuze na match ari mazimisi nkina ka basket gusa. Volleyball sinari imeretse kwikina. None ewana ndumva navunagutse mako nago wavyumva. Wanageragezaga. Njya byumva. Yene nyine nageragezaga nari. Nta kibazo rero. Ubwo reka tugende tujye karasi tubanze tujye na douche tubanze dukarabe tute tujoininga karasi we nuza no kumubura mbere yuko mubona woze kumbwira uze kundabura ngende gukorera imiti umuntu w'umusaza erega binanze nanabwira are nakaguterezamo wa kintu wowe wariteganyiriza inshuti nkanjye no kwiteganyiriza Seri umeste. Sana ndakomeye. Ndakomeye nta kibazo je nawe ukumbuye. Nanjye nawe ukumbuye maze iminsi urananyanze. Shana warihaye. Ndachavana je. Turya neza, genda.